Sabiyumva Florante umuvumvu ahangaha mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo. Muri iki gitondo arimo arahakura inzuki kugira ngo abone ubuki. Turagira ngo atangire tubwira ese mu gihe amaze akora uyu mwuga w'ubuvumvu niki amaze kunguka. Mu by'ukuri ntabwo maze igihe kinini bikora, maze umwaka umwe, ariko muri uyu mwaka nkaba narabashije guhakura ibiro 150 ku cyiciro cya mbere. Urumva ikiro kandi nkigurisha 4,000. Urumva ko muri makeya biri kugenda biza. Bwa kabiri nahakuye ibiro 180 bigenda by'improving. Umusore Nsabimana Florante ku myaka ye 24 ubu ni umuvumvu. Ni nyuma yuko aretse ubufundi yakoraga maze atangira umushinga w'ubworozi bw'inzuki. Ni ukuvuga ngo nakuyemo miliyoni 2 bita bituma noneho tugura ibikoresho bigezweho, harimo ino myambaro, hakabamo imashini ziyungurura. Turashaka no kongera ubushobozi, twaguze imiti bigera muri 50 kugira ngo twongere noneho tuzabashe gukora byinshi. Kuri Sabiyumva ngo gutangira umushinga ni ibintu bisaba gufata icyemezo. Ni gute watekereje kwihangira umurimo ukiri mutoya? Niki cyaguteye imbaraga zo kwihangira umurimo mu gihe hari abantu benshi babona guhanga umurimo bigoye? Yego, ni mu byo kuko nkuko bivuze guhanga umurimo abantu benshi babona ko bigoye, ariko icyambere no gufata icyemezo. Ifashe icyemezo rero urabona kubona akazi ni ibintu bigoranye cyane. Rero bisaba ngo nubwo waba ubona make ariko utangire gake gake, ni ukwihangana nyine kugira ngo ugere ku kintu cy'iterambere. Nubwo bigaragara ko Nsabiyumva amaze gutera intambwe itanga icyizere, we yemeza ko agifite imbogamizi. Imbogamizi urubyiruko ruhura nazo bagenzi banjye, urebye nko ku kibazo cyo kumuha agaciro, ahantu agiye kubwira mu gitekerezo cye kujyana produit, ntago bakunda guhita bayiha agaciro mbere, kuko babona akiri umuntu ukiri mutoya. Mu buryo bwo guhabwa capital kugira ngo agire icyo ageraho, nabyo bikunze kugorana, bakavuga ko ari amaraso mashyashya ashobora guhita akoresha amafaranga nabi. Ibyo ni imbogamizi umuntu agenda ahura nazo. Umugiraneza Regis ushinzwe ibijyanye no kongera agaciro k'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi mu ihuriro ry'urubyiruko rikora ubuhinzi n'ubworozi RIAF, avuga ko bashyira imbaraga mu kongera ubumenyi bw'urubyiruko rufite imishinga kugira ngo ibitekerezo byabo bitazajya bisubizwa inyuma. Kimwe muri byo harimo bwa bumenyi ngiro babura. Turimo gushaka aba expert, tukazana abantu babifitemo ubumenyi, tukabahuzana nabo bajene bacu bakabahugura. Icya kabiri ni ukubakorera ubuvugizi kuri access kuri capital y'amafaranga, noneho tukareba uburyo noneho wa muntu umaze kubona bwa bumenyi ashobora koroherezwa kubona inguzanyo muri bank, kubera ko nibura afite product. Icya gatatu ni ukubafasha ku accessinga ku masoko. Mu gihe kigera ku mwaka habaye ihuriro ry'urubyiruko rikora mu buhinzi n'ubworozi. Iri huriro rimaze kugira abanyamuryango barenga 200,000. Kwishyira hamwe k'urubyiruko rugahuza imbaraga ni kimwe mu bisubizo bizarufasha kwigobotora ikibazo cy'ibura ry'akazi mu Rwanda. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, Kigali.